genda rero wubake ubahisha umugore wawe umukunde uve mu bana bato je nta kibazo mfitanye nawe urumva kandi mbe hose ntaragusanga mu bana nta kibazo mfitanye nawe cyari gutwara turanye beza umugore wa n'inshuti yanjye ubuvukire abantu baba b'imihanda bakabatunze ubundi wana unayifite ushobora no kuryama ugasanga bayiteruye ariko njye nta niyo nigeze pe telefone ariko ubu nzayigura mu gihe kizaza ni byiza noneho uzambwiye nanjye ngushyirireho make tuzareba ibyo ari byo iminsi izagenda yicumura abona hari ikizahinduka ni byiza usigaye guteka iki ko tuvuye guhaha guteka umuceri inzara inameze nabi byatabi n'izuba kazimutse kawe danje ngareka nko kubaza ko mazitese ikintu twashaka kubabaza ameze neza ese ko nashaka kubereka ifoto iyo mbimenya sinari kugenda nebya kazimutse kawe danje ngareka nko kubaza ko mazitese ikintu twashaka kubabaza ameze neza ese ko nashaka kubereka ifoto ngo mundebere nimba umuntu uri hano mumuzi umuntu uwo mwana hari ahantu waba umuzi none ko munereye ifoto se waba rancitse uyu muntu mwamumuzi se ko mbona muguye mu kanwa oya ntabwo muzi nicyo twanyabaga turabaza ntacyo muzi rwose umushakaga cyane se namushakaga turamushakisha twaramubuze ntabwo muzi umuzishakishe muri aba bose yaza kumugeraho sibyo we ntacyo mariye oya rwose ntacyo nkumariye ahubwo kamwereka icyo nagufasha uyema nomero zawe ukumva yego nimubona wenda naramubonye n'ahandi hantu natamubwiye nta kibazo we nta kibazo nzekaye ngangahe ndikazekaye 8 5 80 90 12 sawa urakoze ubwo nyine nzatanga guhamagara ngize nkuko namubona nzatangubwira sibyo sawa uriya mwana ko se uriya mugabo utuye mwohereje ifoto y'umuvandimwe wanjye mbona arikanze iratakara mubajije aravuga ngo iramucitse uriya muntu ashobora kuba harimo akantu kabisa ko turahuye umuntu ambonye n'umuntu nzi kandi ndakeka atari uko andebeye hirya pe kandi njye ntabwo muzi kinacyo kibaye ikibazo kinakomeye cyane abana amasaha y'akazi agiye no kugera iri minsi ndinaniwe rwose mu rugo idanje mu kazi n'uko ku kabari sinakubwira sinyijya no mu kabari barambuza usanya n'abandi bagabo akazi gakananira stress Inyishe mukoko yarazakizwa sina nyandike none inyishe mukoko kunzana nazabona n'ubuso kumuhamagara kumuhamagara baze kisana shaka iki akoze je navuze akabati bakageze akabati kageze kuko kana muhamagara yanamagara akabati bambwiye ngo kari bari kugakora
Nakumva. Ni Jerome? Ase Jerome. Amafaranga naguhaye wayajyanye wayashikoresheje iki? Ubuse akabati ko mu biro byanjye kutakazanye. Bimeze bite? Joana, bite. Bite, ejo hashize wari uri hehe mukobwa wanjye? Nazindukiye muri bya bintu byo kureba wa muvandimwe. Ku buryo utitaba telefone zanjye. Reba message ko ufite mu telefone. Naraguhamagaye inshuro nyinshi. Wanga kumfata. Ninjoro yuje navuga ati na stress wiriyemo reka nkureke ndere kubaza bukeye. Bite ko uri kwitwara nabi. Kandi uzi neza ko narwaye. Okay, nahari nta kibazo. Ubwo racayitse nyine urambeshye nakundi. Sawa nareba. Sawa. Okay, nakazi ko yamutse nagatangira noneho. Mu kazi kamezo. Mu rugo nuko. Umukobwa nawe yakamejeje. Kana namukoresha iki? Namukorera iki? Eko jambwiye nabi. Mbwiye nabi urambabaza ariko nakundi. Kumugara nabonye ko amagara. Amayete yari yashiranye mbona telefone yanjye. Ntabwo utira amayinite basi. Ngo mbwire unamagaye niyo yaba ari n'umunota umwe ndamuhamagara. Kuko urabizi ko ndaguhangayikiye urarwaye umeze nabi. Sibyo? Hangayikiye ndabyo. Aha hantu nta n'umuntu n'umwe nazi. Ngaho mbwira guhura n'umuntu utazi. Gutira amayinite ntabwo bivuze ko ari umuntu mamuzanye. Ushobora ati niza umunota umwe mvugisha. Nagira ngo ndumutuze. Okay, basi ubutaha jya ukora uko ushoboye. Niba n'amayinite umbwire niyo naguhereza bipe ukambipa nta kibazo nkamenya uko umeze. Ahubwo se cyangwa se cyaba kimeze gute? Uri koroherwa? Sawa. Nizere ko bitazongera. Rero be ready hari umushitanyi ujya kuza kumusura wenda nawe wamusuhuza, sibyo? Sawa. Manzo ndawufashe n'uwo. N'uwo naho undi. Nanjye ndi buhidireho ntacyo mufasha. Ase. Anda? Oui. Umeze ute? Ariko nawe wambeshye pe. Urebye wamereye umbwira ndaje. Okay, sawa narije ndategereje. Rwanda mwiza. Sawa. Umuntu uri gukomanga. Injira arafunguye. Ese ni wowe uri gukomanga? Gukomana yaki. Mana. Bamwita Piyete. Meze bitese. Meze neza. Meze neza bro. Wasi meze. Ikise ko mbona usaze bite. Ese kuri gusa neza mwana. Bireke byorere se baganze se byorere. Umusatsi. Asukuraho. Narogoshe. Kubera iki se wogoshe? Ni ibibazo amafaranga yarabuze. Abasore b'amafaranga twarababuze. Oya ntabwo. Wowe wakwihurira mwana. Nukuri sugumva ndiko. Ku kigo nubizi se. Bakanse ubwo nyene nabasize ku kigo ndasubira. Shamanu gusa neza pe. Murakoze. Amakuru y'iminsi se. Amakuru yawe no mu rugo baturabo barinza we nakazo waba n'ikiyete. Kwirirwa hano mu rugo. Narakanura tuvuye igiki? Ikiyete. Fiyete nigiye. Ase kugiye kuva ko ndeko kubeshya ikiyete nagikora n'ukuri.
ntago nose uniriwe mu rugo hano na telefone ku bantu buri kibimaze nose mubeshye aya nombe tibikiye amakuru y'iminsi amakuru ndaho nyine hano hari umukobwa tukibara amenye nawe uzi ariko ndagize nkamukwereka umushitari mena nese niyo twirirwana gutya no mu rugo nyine bari bisasa umukobwa umukobwa w'umushiti wanjye usigaye tubana nabi byinshi wenda azamukubwira we n'ikindi gihe ariko nawe rumeze neza sha nanjye meze neza mfite amakuru menshi yo kubwira ntabwo nyiba ghetto sigaye Jo asikize yicaye imbere kugira ngo utacika yewe ntabwo nagucika kandi twari dufitanye gahunda y'ikiganiro cyari kitarangiye ayize ngo urongera uzinduke aya ntabwo n'umunsi nzinduka ngaho mbwira rero ikintu ushaka kumbwira nijoro ikintu nashakaga kukubwira ora nubwo nisanze imihanda ariko ukarankura ariko hari ibyabibanjirije kugira ngo nanjye mbe mbanze mu muhanda uri kubona nabaga muri famiye papa na mama n'abavandimwe n'undi muvandimwe w'impanga nawe tuvukana ubundi mbana bakiri impanga burya ufite impanga ushaka umunyamahirwe shaka ngewe nkunda impanga nanjye numvaga ntabwo mfite impanga yanjye mba numva nakubise mba muri famiye ibintu bya ghetto subiza ko nawe ghetto niga rero navuga ati kubera ko tuje amafaranga yo kwishyura kubera iki nataza muri famiye yo mafaranga se subiza ko aba ari insazi amafaranga yarabuze uzambwire nanjye gukora ibiyede tuzajye tujya ntabwo ndagikore ko nyibonye nagikora bite ubu ubu mukanyije ubundi nzabonye imyenda bishyashya kuzana ku ishuri bizikaba ari ibintu byo guhatana isazi ngenge nene n'ibikoresho bambera abandi ku ishuri bizwi n'abaza bambaye neza ukamera ngo ugatunura amaso uzahamagara shena bikuge aza amakuru ya Fabrice mbega umwana wari waragupfiri Fabrice oya numva nta nubwo nyimutekereza nimero yiwe do mwese muri contact zanjye dore kuvugana nyirwo cyagiye nusumana uramwana kwa gukora urazi ngewe urukumva basi kireka gutangira kunyigisha mbabarira pe wajyaje ngo kindi nicyo basi nakubwira ko ako Fabrice ari umwana none kiracyo yari umwasiri bari kumana ariko ibintu byakonje kuba byarakomeye kurusha ubu ngubu ukomeza kimwe wari ufite umuntu w'umuvandimwe w'umwari gushyigikirana ibintu byose mukabasha kubicamo iyo muvandimwe yabaga hari gakeya rero ntabwo yamenyaga nyine bimbaho kenshi njye wabaga uri muri bwoko no kwiga byari bikuriye nyine bigoranye rero papa abona ko bidahagije mbarangiwe nk'aho nari umugore wa kabiri wa data umugore wa kabiri gute nyine byatangiye afata ku ngufu ibintu bibaho ibigenda abagabo b'inyamaswa nk'abo baracyabaho koko byatangiye afata ku ngufu akambwira n'imbivuga zanyica kubera twese nyine mu rugo twatinyaga papa wacu birengeje kwemera urumva na mama nta kintu yari akivuga papa yari yarigize nyine nk'ingara mu rugo nta muntu uvuga kuko mama nawe yabyukaga agenda ajya kuduhigira imibereho ataha nijoro ubwo nyine birangira gutyo ishuri naryo byasaga nk'aho abandi barishyurwaga njyewe bigasa nk'aho ari njyewe uri kwirira mu rugo n'ubundi kumva impamvu ntabwo najyaga mbyumva neza impamvu wahisemo kujya mu muhanda umwana wacu ufite ibikomere n'ukuri rero byarangiye gutyo afata ku ngufu ngendera kuri ubwo bwoba akafata simbivuge agenda nyine akazamuresha n'iyindi mirimo y'agahato isa naho bitavanye n'imbaraga afite yakundaga abakobwa nta mafaranga yatangaga nicyo kibazo cye Fabrice ari umwana mwiza yirondaga Fabrice ari umwana mwiza amafaranga ye abahungu b'iki gihe bamenye ubwenge babarera ni manguhe ndamwiki mfite iki ubwo nyine baba bashakanye bambabariye nyine bari ibisazi ni ibintu biba bitoroshye shano kuri nari ngukumbuye byatanye yego rero ni bwo uko usigaye iwanyu wabaye inzobe byatanye yavuga ngo nuko nirirwa mu nzu ahubwo yajya mufite akazi so amaye amafaranga n'igihumbi basi cyo kugura mega dore njye ndeba filime basi oya njye nabonye akaraka ariko ntacyo
ndaza kuyakohereza ningera mu rugo kuri peyo ngo ningera mu rugo ngeza hano habya kuzamuye mu gihumbi aya ndakikubona nyirimbwira ukwezi ndabizi ku ishuri igihumbi cyanjye ko hano mwana ninjya nza kwishura ko ntabwo nakira umunwa wawe okay oya shana ari none se kana gutanze kubona ibiraka noneho kugira ngo uzumbwira ntabwo ndabona umwanya wose umwana wajya amafaranga we ababuresa basigaye babahereza amafaranga iminsi mbona ibiraka n'ikiraka ndimo ndagira batari bamemba ariko nibyo ko bwira hari umuntu rero turi gukundana ariko ntabwo umukunda service byanjye ayo makuru mba nyakeneye nene gusa ndicara gute kugira ngo ayo makuru nyine mane nyine ariko nyine sindaya confirming kubera umuntu twahuriye muri gare ejo bundi ngiye muri gare nayo Kacyiru kumva ariko nyine wumve ngo ni ibisazi ni mwiza ko nabonye afite amafaranga yamaye lift nayimusabye lift ubira kantu ko kari ifite ko ndya nkizera ujya kuvuga ngo ifite naga ari nziza yambwiye nayo ndi kuri gurisha nyine anje yambwiye atoke nayo ni magazine tukabuza imodoka turi abantu benshi turi ku murongo nari nk'umuntu wa 40 mvuga tubone nayijyamo ya biso guhagarara none ndahagarara numvaga byandenze umuntu mbona arahagaze waba wicaye bose icyuya kikabira kandi nawe nta bushobozi nawe yari afite bwo kuba yandinda ibyambagaho byose ntabwo yabaga rero ni amakuru n'amake yaho ufite mu rugo kandi nawe nyeka bigoranye kuba bari kumenya yanjye ihangane pe ugerageze nyine ugerageze gukira ibikomere no kubirenga icyiza ni uko ubimbwiye ubu iyo menye ahantu wakomeretse bizamfasha kugutwara kuko tuzabana tutabangamiranye ntabwo ari ibintu mvuze nka gukomeretsa ariko ntabwo nzabikora pe ihangane kandi ugerageze wiyakire sibyo wiyakire ubyunganira nyine ni gake gake ubyunganiza buriya n'ubutinyutse kubivuga ukabinganiza wari ikintu kiba kigabanyutse kwiyakira ko waryamana amanasoni ibintu biba bikomeye birakomeye nanjye ntabwo ndi kubasha kubikora ngo mbyumve ahubwo nyine ibintu biraba tukabirenga ni ugushaka ikintu wowe uzatekereza niba wajya ku ishuri ikindi kintu wakora kugira ngo ibyo bintu tubyibagize gushaka ikindi kintu ukugiraho aranzosha ngira ngo agiye kumbaza aha n'aha andi kundangisha kandi ati ikinyabupfura cyinshi ndaza mwiriwe iki ndambwira ati se kuhagaze arambwira ati turi ku murongo wese dutegereje bisi ndambwira ngo injira ngo lift nabanje gutinya muza lift nawe urazize ku ishuri n'iki byose baba basaze lift mbanza kwisaza ndabyanga nyine akatambwira ati injira nacyo kumugeza mu gihe arangezayo neza arakwa anti neza gutya ahubwo nahise ko antari butubona ntabwo yari honye ntabwo nayo umukire utumereza n'akanomero muravuga twaje turi kuganira mbaza amakuru abantu tuvukana ibiki n'ibiki n'ubu ushaka kumenya ibintu byinshi byanjye rero muhamagara umubwire ko warwaye akohereza amafaranga sinajye kugukura umuntu twahuye rimwe umva nshaka nyine kugukura amafaranga babera bizi ku ishuri nuko bambaye twende dushyashya tugezweho twasanye amapantaro n'imipira byabuze ikintu cyose arabuze kwitwa umugore wa kabiri wa papa wawe nyine wenda ngewe ukuntu ntabyumva ntabwo ari nk'uko wabyumva nkawe wabibayemo biragoye ariko nanjye ndi kubikura nyine nkumva birarenze wamenya buriya mu gihe kizaza umva rihangana n'ukuri ukomere niba igihe uzumva uri tayari haba hari ikindi kintu wakora nyine atari ukugira muri ako kazi ari akazi kabugira muri ibyo bintu waciyemo uzambwira ndi hano ku bwawe numva uramfite ntabwo uzongera guca mu bintu ibyo waciyemo wamenya mu gihe kizaza ko birawe nyine rero siko mbari n'ahandi njyenyine ubwo nyine uwo muntu amamagara saa sita nijoro ahubwo n'ubu nakazariyo aramurishyura umva mu gitondo yabwira amamagara sibite umwe amata iki angiye bavuga ati nari namwe kandi ndi kuyanywa nakanyiriza n'ibyo ampone gute umuntu akoza niba yanyweye amata kereka niba aba yakuguriye ntabyo warambaza nyine ngo yumve ukuntu namerewe iki yabuze neza yego abandi se bari abagiye mu kazi abandi iki nakubwira ko ndi njye nyaje kubona ukabona arambwira ngo Inze musure nabyihorere gusa nyine
amafaranga ashana guzikara amabyeyi atani ibyamaze ubusuri ushaka iki uve muri vacances utaryamye iwanyu ikaburi mu turaka amafaranga n'abareba namara kuyamba ne yamba ndagihumbesha cyangwa gahindura phone agasunika muri iPhone menye ko na 17 yasohotse n'abareba courage kandi nzabwire nzandikire Fabrice WhatsApp mubwire yuko usiga ufite umushoferi ako Fabrice bana arakwemera kirambo uri kuraruda twanya ndo hawo birabiro reka noje kuba byibushye bivuze cyane karagukunda nawe uzamukunda simuguhaye twaka reka urabizi ngiye ibintu by'inkondo wa nzamubwira ko wamusaye rwose ndebe ko mwakunda ntabwo yaje bizashira nahati byanjye byose mu byiringiro ariko igihe cyaratambutse kinyicira umutima nibaza impamvu buri munsi bitagira iherezo